Ndagushuhuje nshuti nziza muvandimwe, uyu munsi kuri iyi sabato twese itubereye umugisha. Twifuje kujya tubasangiza amateka mu indirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo cy'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Turagushimiye data wa twese, tugushimiye ko wabanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Aka kanya rero tugiye kubasangiza amateka mu indirimbo yitwa Nzamumenya. Reka Mwuka Wera abane natwe muri aya mateka mu izina rya Yesu, amena. Uyu munsi duhereye ku ndirimbo imwe ikunzwe kuririmbwa igihe turi gushyingura. Muzajya muzikurikira kuri channel ya Ephraim Family Live mu ijwi rya Ndahayo Ephraim. Indirimbo duhereyeho ni iyitwa Nzamumenya ya 44 mu gitabo cy'indirimbo z'Abaporotestani, ni indirimbo ya 259. Duharanire kumva aya mateka, tujye tunaziririmba tuzi n'impamvu y'abazihimbye icyo bari bagendereye. Uwiteka abahire. Mbese kuki uyu wahimbye indirimbo yavuze ati Nzamumenya, kandi akavuga ko azamumenyera ku nkovu zo mu biganza bye? Mbese urashaka kumenya impamvu yavuze aya magambo? Turifuza kukuvira imuzi y'icyatumye uyu muhimbyi avuga atya. Ese uri mushya kuri channel ya Ephraim Family Live? Kanda subscribe, like, ujye udukurikirana umunsi ku wundi. Iyi channel yacu icishwaho ibyigisho by'umuryango, ibyigisho bihumuriza imiryango, indirimbo nziza z'umuryango wa Ndahayo Ephraim, ndetse n'ibindi byigisho byatuma tuyoboka inzira nziza izatugeza mu ijuru. Uyu munsi rero, niba ukunda indirimbo zo guhimbaza Imana, ngwino tujye tubana mu mateka y'indirimbo nziza twifashisha mu buzima bwa buri munsi. Iyo turi mu rusengero, mu materaniro, turi mu gushyingura, turi mu bukwe butandukanye, turi mu masengesho, turi ahantu hatandukanye henshi, umva muryoherwe no kumva aya mateka. Duhereye rero ku ndirimbo ya 44, Nzamumenya. Nibura buri sabato tuzajya tubacishirizaho amateka y'indirimbo uyu muryango wa Ephraim Family Live yabatoranyirije. Nzamumenya yahimbwe cyangwa yanditswe na Fanny Crosby, umugore utarabonaga. Uyu mugore ni nawe wahimbye iri ivuga ngo ntumiteho mukiza we. Fanny Crosby yavutse mu 1820, avukira muri Amerika i Houston i New York. Yari ikinege, yari umwana umwe rukumbi wa John Crosby ku mugore wa kabiri witwaga Mass Crosby. Ubwo yari afite ibyumweru 6 avutse, Crosby yarwaye amaso, bitabaza umuganga utari uwo mu muryango. Uwo muganga yamuvuye nabi ku buryo bubi cyane, ku buryo uburwayi bwaje kwiyongera, ndetse Fanny kugeza apfuye ntabwo yongeye kureba ukundi. Fanny yavutse mu 1920, kandi uwo mwaka ni nawo papa umubyara yapfuyemo. Umva, Fanny yahuye na byinshi mu buzima bwe mu myaka ye yose yabayeho, kandi yigeze abona na rimwe. Fanny yakuranye na mama we na nyirakuru, bari abasomyi ba Bibiliya ku rwego rwo hejuru, kandi bari abantu bakunda Imana cyane, maze bamutozaga gukunda ijambo ry'Imana. Ubwo bajyaga bamusomera
kumva ariko atabona. Mu 1843 Fanny yari umukobwa w'imyaka 23 nibwo yahuye n'uzamubera umugabo we witwaga Alexandre. Nawe ntiyabonaga, bose bakundanye batabona. Ni ukuvuga ko yaba umusore yaba umukobwa bose ntawabashaga kureba. Muri ibyo bihe nibwo bemeranyije kubana kandi baza kugera ku ntego y'ibyo biyemeje. Baje kubyara umwana w'umukobwa bamwita Francis, maze baje kugira ibyago. Francis aza gupfa ari akana gato. Bivugwa ko ako kana ko ngo kaje kwicwa na tifoyide. Nshuti mukunzi wa Ephraim Family Yo Live, wakwibaza uti iyi ndirimbo Fanny niki cyatumye ayihimba? Mu kinyejana cya 19 Fanny hari aho yasuye i New York. Aho hantu haberaga amateraniro ndetse hakaza abantu baririmbaga neza cyane b'abanyamuziki kandi baririmbaga indirimbo zihimbaza Imana zatoranyijwe. Niho yaje guhurira n'umunyamuziki akaba n'umuririmbyi witwaga John Sweeney, ari nawe wamufashije mu ndirimbo ivuga ngo menyesha ibya Yesu byose. Maze ubwo bari barangije amateraniro, byabaye ngombwa ko bajya kuruhukira ahantu kuri hoteli bari barateguye ababwiriza baruhukiraga n'abaririmbyi. Maze igihe bari kuruhuka, John Sweeney abaza Fanny ati, mbese ujya utekereza ko tuzamenya inshuti zacu nitugera mu ijuru? Utekereza ko tuzabona inshuti zacu nitugera mu ijuru? Mbese wowe wakwibaza uti umugore nk'uyu azibuka gute uwo atigeze amenya cyangwa uwo atabonye? Fanny yarababaye cyane, ariko ahita atekereza maze asubiza uyu munyamuziki Sweeney neza cyane. Aramubwira ati, njyewe kubera ko ntacyo nabonye, nta n'icyo nigeze ndeba mu buzima bwanjye, ariko nzahita ndeba hirya no hino nshakishe umukunzi wanjye ari we Yesu. Ati musabe kureba mu biganza bye. Ati nzamubaza ntimukiza, shobora kureba mu biganza byawe. Ati nifitiye icyizere cy'uko nzamureba mu biganza bye nkabona inkovu z'imisumari bamuteye. Ati kandi nzamumenya umukiza wanjye ari we Yesu. Ati kandi nzamumenya. Arongera arabitsindagira ati nzamumenya. Ati nzabona inkovu zo mu biganza bye. Maze John Sweeney yakozwe ku mutima cyane n'amagambo Fanny yaramushubije. Atera hejuru aravuga ati yo Fanny urambabaje, atariko ndifuza yuko aha hantu havamo indirimbo nziza. Fanny yaramwitegereje maze aramusubiza ati ndananiwe cyane, reka tujye kuruhuka. Bose bagiye kuruhuka, ariko bukeye bwaho
baje kongera guhura, noneho bicara hasi bahimba ya ndirimbo, nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye. Baratangira bati, ibyo nkora nkiriho aho bizarangirira, ubwo kudapfa kuzakura gupfa. Nimara gukira nzabona umukiza wanjye, kandi azaba anyakira n'ibyishimo. Bakomeje bahimba iyi ndirimbo, bashakisha ibindi bice bigize iyi ndirimbo. Barakomeza mu gice cya kabiri bati, nzanezerwa mbonye uburanga bwe buhebuje, n'amaso yakeye arabagirana. Nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe, ko yambonereje aheza mu ijuru. Ntabwo muga abadusezeyeho bajya kure, ubwo twatandukaniye ku cyambu, nitujya mu ijuru nta kizadutandukanya, cyane nifuza kubona umukiza. Azanjyana mu mudugudu utaba mu ishavu, niho nzambarira imyambaro yera. Nzaririmbana n'abera indirimbo ya Mose, cyane ndifuza kubona umukiza. Mbese wowe ukiri muzima, ufite n'amaso mazima, waba umuzi? Mbese nawe utekereje? Wakumva uyu mugore icyamuteye guhita avuga ati nzamumenya, kandi yari afite amaso atabona, akavuga akagira ibyiringiro by'uko azabona umukiza we, akabona n'inkovu zo mu biganza bye. Utekereje neza, wowe ufite amaso areba, wowe ubasha kureba uyu munsi wa none, ufite icyizere? Uyu munsi iyi ndirimbo yabigusigiye iki? Reka Imana ishoboze buri wese kwitegura ingoma ya Data wa twese ubwo agiye kugaruka. Abapfuye bazazuka, hari n'abameze nka Fani, bizeye nka Fani bazamubona, bafite ibyiringiro by'uko bazamubona. Tuzabona umukiza wacu mu izina rya Yesu, amen. Niba ukunze aya mateka, Imana iguha umugisha. Dutera inkunga uduha subscribe, share, like na comment, maze mujye mubona aya mateka ya buri ndirimbo buri munsi. Tuzajya tuzibagezaho ku isabato. Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Nanone Data wa twese, tugushimiye yuko tumenye neza icyatumye uyu muhimbyi Fani avuga ngo nzamumenya. Afite ibyiringiro by'uko azabona umukiza we nagera mu ijuru. Mbese twebwe muri ibi bihe, twe dufite amaso tureba, mbese natwe dufite ibyiringiro byo kuzabona umukiza wacu ubwo azaba agarutse? Reka Uwiteka adushoboze kumera nka Fani wagize ibyiringiro, kandi nta kintu na kimwe yigeze abona mu mateka ye. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen.